Hello my people, nongeye kubasuhuza nanone, mbahaye ikaze kuri mwese munkurikiye, cyane nshimira abamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha. Mu kiganiro cy'ubushize nari nababwiye ko nzababwira uko wahishurirwa intego Imana yari ifite ikurema. Reka ngusabe ngo ntuncike kandi ukuri iki kiganiro witonze, ntihagire akantu na kamwe kagucika. Kuri wowe utarakora subscribe reka ngusabe ngo uyikore kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi Uwiteka aba yadushyize ku mutima ngo mbagezeho. Wahishurirwa ute rero intego Imana yari ifite ikurema? Ufite uburyo bubiri gusa bwo guhitamo. Bumwe muri ubwo buryo ni ugushakisha ntukore ubufindo cyangwa se ugerageza. Icyo ni cyo abantu benshi bahitamo, baraciririza, bagafora, bakajya impaka, bibaza ku ntego z'ubuzima. Icyo kintu gikorwa n'abantu benshi. Iyo abantu bavuga ngo jye numvaga ko ubuzima ari ukugira gutya cyangwa kuriya, baba bashaka kuvuga ngo ibyo nibyo nagerageje, gukekeranya ntacyo nsize inyuma, nshakisha hirya nshakisha hino, nkora ubushakashatsi ku giti cyanjye nibaza intego y'ubuzima yanjye. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi abahanga mu gutekereza mu by'ubuzima bagiye impaka ndetse bagerageza gushaka ibisobanuro by'ubuzima. Ubuhanga mu gutekereza ni ngombwa kandi bufite umumaro wabyo. Ni ngombwa gutekereza. Ariko se iyo bigeze mu gutahura intego z'ubuzima bigenda bite? Ndagira ngo ntucikwe kandi wumve witonze. N'abahanga baminuje n'ubu baba bashakisha. Hari abibaza intego z'ubuzima bwabo. Ndaguha urugero. Umugabo witwa Dr. Hag Moorhead ni umwarimu w'umuhanga mu gutekereza muri kaminuza ya Illinois. Yigeze kwandikira abanyabwenge barimo abahanga mu gutekereza, abashakashatsi, abanditsi, abafilosofe n'abandi bantu b'intiti b'abahanga twemera. Arababaza ati ese mubona intego y'ubuzima ari iyihe? Nawe aka kanya wakwibaza uti ese intego yanjye y'ubuzima ni iyihe? Nyuma aza kwandika mu gitabo ibisubizo bagiye bamuha. Bamwe bari baragerageje gucishiriza no gutekereza bafomboza uko babyumva. Abandi bamwemerera ko ubundi batari barigeze babitekereza, ariko ko bahimbye igisubizo ubuzima bakabuha intego. Abandi bamubwiza ukuri ko nta gisubizo bafite. Nawe aka kanya wamuha icyo gisubizo, cyangwa se nanjye wakima, cyangwa n'undi uwo ari we wese wakikubaza. Abenshi muri abo banyabwenge bashyizeho akarusho ko gusaba uwo mugabo Moorhead kubandikira akabasubiza ababwira niba yarashoboye kubona intego y'ubuzima. Nawe wenda ari umuntu ujya ukunyuraho cyangwa se muturanye, musengana, mukorana, ukabona wenda ari ku rwego rwo hejuru, ari high class, ukabona we byaciyemo yabigezeho. Ushobora kumubaza ute se wabigenje ute? Intego y'ubuzima yawe ni iyihe? Abo nabo niko babaje Dr. Moorhead. Bamubaza ati se wowe warabishoboye, byagenze bite? Ndagira ngo ntukurikire kandi utarakora subscribe wibuke gukandaho, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza by'ubwenge ntibikagucike. Imana ishimwe ko hari ikindi gisubizo kitari ugushakisha agaciro n'intego y'ubuzima. Igisubizo kibonerwa mu guhishurirwa gusa. Dushobora gushakira mu byo Imana yavuze ku buzima kw'ijambo ryayo. Ubundi uburyo bworoshye bwo kumenya umumaro w'ikintu ni ukubaza uwagihanze. Akenshi uzasanga ari ibikoresho bishyashya bigisohoka, modeli nshyashya, abantu benshi bataramenya uko zikora n'ibyo zikora. Kugira ngo ubimenye neza ubaze ubifiteho amakuru, cyangwa ukabibaza uwabihanze. Ese ninde wabaza aka gaciro k'umuntu ntakahe? Cyangwa umuntu yaremewe iki? Icyo wakora ni ukubaza Imana gusa. Ni nako byakagombye kugenda mu buzima bwawe. Imana yonyine niyo ugomba kubaza intego yawe. Ese yakuremeye iki? Kugira ngo urusheho gusobanukirwa no kudata umwanya mu by'ubu buzima. Ntabwo Imana yadushyize mu rujijo n'umwijima ngo duhore twibaza kandi dushakisha, kuko tuzi ko mu Mana arimo byose bisobanukirwa. Imana yashyize ukuri imbere yacu, ariko kuri kw'ijambo ryayo yaduhaye ibyanditswe byera ariyo Bibiliya.
Bibiliya isobanura neza icyo tubereyeho, uko ubuzima bwacu buri n'icyo bukora, n'ibyo tugomba kwirinda, n'ibyo tugomba gutekereza biri imbere hacu hazaza. Mu by'ukuri biragoye kumenya ejo hawe hazaza, uzi ahashize ariko ejo hawe ntabwo uhazi. Ariko iyo usomye Bibiliya urushaho gusobanukirwa. Bibiliya yo isobanura neza icyo ibitabo by'abahanga twemera nk'abafilozofe bagiye bavuga ku by'ubuzima, yo irushaho kubinoza ikadusobanura neza, kandi twese twizera ko Bibiliya ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo ubwiru bw'Imana bugera imbere mu migambi yayo, ntabwo buduhishurira iby'iki gihe gusa, butubwira ibyahise, ibyo Imana yashyiriyeho mbere y'ibihe kuzaduhesha ubwiza buruta ubundi. Ko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana ari itangiriro ry'ubuzima bwawe gusa, ahubwo ni nayo soko yabwo. Kugira ngo ushobore kumenya neza umugambi w'ubuzima bwawe, ugomba guhindukirira Imana. Uhereye nonaha tangira usome ijambo ry'Imana. Ucyumviye iyi nkuru ntigucike, uyu ni wo mwanya wawe. Aho gushakira mu bwenge bw'isi, ugomba kubaka ubuzima bwawe ku mahame adakuka y'ibihe byose. Aho kwishingikiriza ku buhanga bw'abanyabwenge, cyangwa kwiteramo ibitekerezo byiza, cyangwa inkuru zo kwirema umutima. Ubundi Bibiliya iravuga ngo hari ibyahishwe abanyabwenge, ahubwo bisobanura abaswa, kugira ngo abanyabwenge batirate ubwenge bwabo. Niyo mpamvu akenshi uzasanga Imana ikoresha abantu baciye bugufi, b'insuzugurwa, kandi ikabakoresha ibitangaza, ikabakoresha iby'ubutwari. Bibiliya iravuga ngo muri Kristo niho tumenya abo turi bo n'icyo tubereyeho. Kera tutari twumva n'ibya Kristo ngo duhabwe ibyiringiro, yari yaratumenye, itugenera kuzabaho mu bwiza, ngo isohoze umugambi ikorera muri buri kintu na buri muntu. Uyu murongo nibura uduhishurira ibintu bitatu ku ntego y'ubuzima bwawe, wowe uri kunyumva. Reka ngusabe ngo ntucikwe kandi wumve neza witonze ibi bintu bitatu. Icya mbere, umenya neza uwo uri we n'intego y'ubuzima bwawe iyo ufitanye imibanire na Yesu. Niba udafitanye ubusabane na Kristo, ndaza kugusobanura uko ushobora gutangira. Icya kabiri, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo mbere y'uko utangira kuyitekereza. Imigambi yayo ku buzima bwawe yariho mbere y'uko usamwa mu nda ya mama wawe, mbere y'uko uba urusoro wari mu mugambi w'Imana. Imana yiteguye mbere y'uko ubaho, itabanje kukugisha inama. Ushobora kwihitiramo akazi ukora, ukihitiramo uwo muzabana, muzubakana urugo, ugahitamo uburyo ukoresha igihe cyawe, amafaranga yawe, ndetse n'ibindi byinshi byerekeye imibereho yawe. Ariko ntabwo ushobora kwitoraniriza intego y'ubuzima. Ndagira ngo urusheho gusobanukirwa. Umva icya gatatu. Intego y'ubuzima bwawe iri mu rundi rwego rwa gahunda ndende n'ibyaremwe byose. Gahunda Imana yashyizeho isi itari yabaho. Nibyo n'iyi nkuru iri kukubwira, nibyo nakuzaniye. Isi itari yaremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Reka ngusabe usome mu Itangiriro igice 1 umurongo wa 26. Haravuga ngo Imana iravuga iti turimo umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ese uheraho uvuga ko ntacyo umaze, ntacyo ushoboye, kandi uremwe mu ishusho y'Imana. Imana yarakuremye ngo utware amafi n'ibiguruka byo mu kirere n'isi uyitware. Ndagira ngo nkubwire inkuru. Hari umwanditsi w'Umurusiya witwa Andrei Bitov. Yakuriye mu butegetsi bwa gikomunisiti cyangwa communism bw'abahakanaga Imana. Ariko umunsi umwe ubwo yari yihebye, Imana iramwihishurira. Yaranditse ngo ubwo nari maze imyaka 27, ubwo nari muri gari ya moshi inyura munsi y'ubutaka,
yari ni Grande, ubu hitwa St Petersburg. Muri uyu mwaka nafashwe n'ubwihebe burenze urugero ku buryo numvaga ntinye ko ubuzima bwanjye burangiye. Aka kanya ahari wenda ufite ibibazo bikurenze ukumva wanakwiyahura, ukumva ubuzima bwawe bukurangiriyeho, ukumva uyu munsi ni wo wawe wa nyuma kuko inshuti zakwanze, ukumva byose birarangiye, kuko uwo mwashakanye agutaye ukumva byose birarangiye, kuko ku kazi bakwirukanye ukumva byose birarangiye. Ariko reka nkubwire ngo ntucikwe n'iyi nkuru, niyo mpamvu Imana yankoze ku mutima ngo nyikubwire. Arakomeza aravuga ati nta kwizera ejo hazaza, nta kwizera kumva mfite agaciro. Yumvaga yihebye cyane, ngiye kumva ntazi aho biturutse, reka mbibutse ko atari jyewe ahubwo ari uriya mugabo Andrei Bitov ukikubwira. Numva amagambo anje mu mutwe ngo ubuzima budafite intego, budafite Imana ntibushobora kugira agaciro. Uko nagatangaye ntangira kugenda nsubira muri ayo magambo ndi Bitov ukikubwira. Numva ayo magambo ampindukiye nk'urwego ruzamura abantu muri gari ya moshi rubajyana hanze. Nyazamukiraho mpita ninjira mu mucyo w'Imana. Aka kanya reka nawe ucyumviye inkuru, we wari wihebye, aya magambo yazamukireho winjire mu bwiza bw'Imana, kandi uzabona ubwiza bw'Imana. Mose yajyaga kwirana n'Imana, kamanuka Abisirayeli bamubona akabona arabengerana arasa n'Imana mu maso. Reka nawe ucyumviye inkuru uyizamukireho ikubere urwego rukwinjiza mu mucyo w'Imana. Ngaho ishime unezerwe kuko uri hafi kwinjira mu mucyo w'Imana. Reka nkwibutse wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha kizagucike. Iyi yari intego y'ubuzima bwawe, ubutaha nzakubwira uburyo utari impanuka urushaho gusobanukirwa kuri kw'ijambo ry'Imana. Yari Eric Ndayishimiye.